abantu bashaka gusesa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport harimo ba Aimable harimo ba Mbalenga bavuga abakinnyi nka batanu gutyo bayiraguha haji byose rero buriya harimo kwitiranya ibintu Kevin yumvishe ko ari guhagaza harimo aratangariza abanyamakuru yego ariko harimo ikintu cya confusion cyo kwitiranya ibintu reyo irimo ibibazo byinshi nko muri groupe y'abakinnyi donc harimo ibibazo byinshi harimo ibibazo by'amafaranga ariko si byo gusa harimo n'ibindi bitari by'amafaranga sha cyane so Kevin rero ari kuvuga nkaho ikibazo kiri muri equipe ya Rayon Sport ikibazo cy'amafaranga gusa no Kevin twari kumwe mu nzove kwa tubasura kwa gatatu nabwo yaratangaje avuga ko nta mukinnyi wa Rayon ko abanyamakuru ari kuvuga ko abakinnyi ba Rayon bamwe na bamwe bagurwa hari kwa kabiri donc barya ruswa avuga rwose mu buryo buri bold mu buryo butomoye avuga ko nta mukinnyi wa Rayon urya ruswa Kevin rimwe na rimwe nibyo ni kapiteni wa Rayon Sport ariko nawe hari uburyo agiramo kwihuta cyane Kevin ntabwo ari mu mwanya mwiza wo kumenya niba ari umukinnyi wa Rayon Sport urya ruswa cyangwa utarya ruswa Kevin we wenyine wamenya ko atariye ruswa ubwe kuko umukinnyi wa Rayon Sport agiye kugurwa no kurya ruswa ntabwo yaza kwibwira Kevin yego nta nubwo abanza kwikoraho inama so cyo ni ikintu yavuze turi mu nzove ndumirwa hari abakinnyi ba Rayon Sport already bahanwe urabizi harimo umuzamu Kadime Ndiaye Aimable we biratandukanye bura Kadime Ndiaye nawe ari ku myitozo ariko ubona ko akenshi bamushyira ku ruhande agakora wenyine ariko Aimable we ubona ko ari muri groupe aho ari kumwe n'abandi ni situation zitandukanye ariko nawe yabivuzweho ariko Aimable amakuru ahari Aimable na Ombolenga abayobozi basabye ko batazongera kujya ku rupapuro rw'abakinnyi bakina naga ari abayobozi rwaka ariko bari basanzwe barimo Ombolenga na barabishingira kuki umva makuru Ombolenga na iki cyatumye bafata icyo cyemezo bari basanzwe barimo ariko bakaba mu mutoza rwa Claude atabishaka umva rwa Claude we icyavuga aravuga ngo abakinnyi njye ubwanjye ntemeranya n'umutima wanjye ntizeye ko nabizera kuri buri match 100% ko turi kumwe mu mushinga doko batavugwaho rumwe bafite ibyo bakekwaho niyo byaba bitari byo bafite ibyo bakekwaho ntabwo nabizera mu mikino ya nyuma ya sezo amakuru rero hari kuri icyo kintu ntago wenda ngiye kuvuga izina kugira ngo bitumvikane ukundi ariko muri urwo rutonde rw'abakinnyi muri rusange twari tugarukaho biravuga ko mbere ya match ya derby finale y'igikombe cy'amahoro umwe muri abo bakinnyi ngo yatanze amakuru kuri Mukeba yego makuru bari gukora ama analyse oya ubishinjwa urumva baganira ngiye navuze ko ntavuga izina ubishinjwa ni Ombolenga atanga amakuru kuri Mukeba ya tactique bazakoresha abakinnyi bazabahariye batazahari n'ibiki none ngo birenga ibyo bigera no kuri Mwarimu wari uri kubafasha match Mwarimu ubwo byumva Mwarimu nuko abantu badashaka kubyumva bakaca hirya no hino ariko Mwarimu n'umupfumu sinjye bizanye nanjye navutse mbisanga n'abarozi baba mu n'abarozi ba match urumva umurozi wagombaga gukorera Rayon Sport nawe ngo aramutanga ngo n'umurozi ukomeye cyane wo mu Kongo aramuvuga amenibanga ambwira Mukeba atibwira Mukeba biburizwamo ngo amubwira Mukeba ubwo batanze amakuru bavuga ko Mukeba yahise ahindura match urumva akahita ajya ngo ku ruhande ngo rwa Mukeba ayo makuru ayo makuru yahise ahindura boss ayo makuru urumva uwo Mwarimu akomoka mu gihugu cy'u Burundi umuntu ngo mu Burundi w'inshuti y'abareye hafi cyane ngo niwe wabahaye amakuru aravuga ati wayitoje cyangwa yikiniye na ibyo byihorere urumva no muntu uri aho hafi ni inshuti ya hafi cyane urumva aravuga ati nyamuneka mutangatange kuko Mwarimu aragiye bimeze gutya na gutya ubwo baje gukora iperereza ngezo ni izandani nakuye mu ikipe baje gukora iperereza basanga ni umwe muri abo bakinnyi Mwarimu ro muvuga watanze ayo makuru rero niyo mpamvu nakubazaga imbere navuga nti umenye impamvu umutoza rwaka yafashe iyo myanzuro kwizige imbere y'ayo makuru na mbere yuko Ombolenga yandika ibaruwa n'ubundi ntiyarebwaga neza ko ntiyakinaga akaba ari umuntu w'umumekonta utishimiye ko adakina ashyirwa ku ruhande atazi impamvu muri groupe ya Rayon Sport bakeka ko meforme zitizanye
bakeka ko ashobora kuba afitanye connection n'abantu bategurira APR. So si we gusa rero, urutonde rw'abakinnyi batarebwa neza ni benshi, bakekwa ni benshi, ariko Rwaka kavuga ngo abo njyewe naba mfiteho amakuru ntabwo nshobora gufata risike yo kubakinisha. Ubundi hari abasaba Rwaka ko ilisite yaba ndende, kuko havugwamo Keve, hakavugwamo Haji, hakavugwamo Bugingo, hakavugwamo Richard. Ariko uramutse ugendeye kuri ibyo bihuha byose bivugwa, wasanga ekipe yose utayikinisha. So Rwaka rero we lisite ye yemera ko atakwizera muri imikino isigaye. Donc ni ukuminimiza ereri navuga yaturuka ku bugambayi. Abavuga ko we atagomba gukoresha harimo Ombolenga Fitina. Zandani urazifite, yarazitangaje koca. Yego Rugangura Zandani amakuru agira uko avugwa, amakuru agira uko avugwa arizewe no kuminimiza amayereri. Zo ni Zandani zo muri Rayon Sport. Nirirwa mu Nzove none se nirirwa zirajongera utera ntabwo zirajongera manziterera uri mu nzira baratunguranye cyane. Namakuru kuri zirajongera nk'iza Neymar. Namakuru adafite gihamya avugwa muri ekipe, kuko namakuru avugwa muri ekipe niyo amakuru adafite gihamya, ariko aho ihwiswa uhaganira n'umukinnyi akabikubwira, uhaganira n'umutoza kugira icyo akubwira, nyine bibiraho. Kuko ntabwo bishoboka ko Ombolenga afite inamara ukwezi adakoreshejwe byizanye n'umukinnyi ukomeye. Ntabwo bishoboka ko Aimable boom yava muri ekipe gutyo gusa. Ntabwo bishoboka ko Academy ndiyewe narwo akora imyitozo n'abandi akora wenyine. Hari ikintu kiba cyabaye uko byagenda kose. N'abakinnyi b'abasenior bafite profile ekipe y'igihugu. Ntabwo wemera kutobora ngo akubwire, ariko akubwira ko hari ibyo bakekwaho byo kugambanira ekipe. Ariko aho bigeze Ombolenga na Aimable ni ku ruhande. Niyo mpamvu ubona uwo bita Kabange ari muri groupe, uyu mwana bita Fabrice agomba gukina imikino ya nyuma, nawe gatatu wenyine wundi uhari. Ubwo nko kuri Rwaka kabazi ko ari security. Ubugingo na Iraguha Haji nabo bafite case zabo, bo ntekereza ko bose bafite ibyo ashinjwa. Tutarabageraho, reka tubanze tuvuge kuri reaction y'abareyo ku ibaruwa ya Ombolenga, kuko nazo ni izindi za ndani nazo zigenda, sibyo? Hari abareyo bakoze pledge, baravuga ngo Ombolenga ntazava muri Rayon Sport amasezerano yatarangiye. Yego, aracyafite umwaka, twiteguye kumuhemba umwaka we wose, nk'uko mubona Majaliwa atakijya mu kibuga kandi ahembwa. Abareyo ngo biteguye kubikora gutyo. Unganire kuri iyo ngingo rero, impamvu abareyo babikoze atazigera asohoka muri impamvu abareyo babikoze nuko bigaragara ko Ombolenga afite nakwandika iriya baruwa asaba gusesa amasezerano. Motifu ye ntabwo yumvikana. Why? Ombolenga Fitina bamufitiye amezi 2. Amezi 2 muri Rayon. Ombolenga ajya no gusinya muri Rayon yarabitswe amezi azabaho. Rayon ni bisanzwe kumara amezi 2 itaguhembeka yaguhembera rimwe. Na Keve yabivuze muri interview. Ikindi kudahembwa ni bisanzwe. Amezi iyo arabira ataraba 3, at least iyo ataraba 3 ntabwo beregerwa. 3 nk'ubu ntabwo batumye ageramo kuko bamaze guhembwa nona. Barahembye. Icyo ni cyambe. Ku mezi 2 ntabwo biri justifiable ko asezera muri equipe kubera amezi 2. Icyo yita recruitment uretse no kuba itaregerwa muri FIFA, niba baraguhe miliyoni 30 bakagusigaramo 2 zitararangira, kameme ntabwo ari ikintu wakwandikira ibaruwa ngo ndasezeye bakurimo miliyoni 2 baraguhe miliyoni 30. So ugomba kuba ubyumva ko Ombolenga gusezera kwe bifite icyo bita motivation ultérieure. Urabyumva? Ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga. Nibyo byose rero twavugaga. So bakavuga ngo rero Ombolenga, niba utemera kuba wacu mu gihe gisigaye cy'amasezerano yawe, kuko ntacyo twakwimye, nawe ntabwo tukurekura byoroshye ngo uva. Icyo rero anticipate avuga ngo aramutse abaye amezi 3 aba yemerewe guhagarika akazi agashaka kandi. Ntabwo twemera ko amezi 3 azigeragera. Abo nabareyo bahivuga ngo mu bahembye agomba kuba ari we waje cyane. Urabyumva? Icyo bita umurego wamagiza ndani we yavuze ngo ni nawe tuzashyira ku rutonde bwa mbere, ngo kugira ngo n'umuntu uhemba ngo atazananirwa. Yego, ngo ku rutonde agomba guhita ajya kuri mbere ngo ku buryo n'umuntu uhemba nabo barahemba cyane, ngo akananirwa akamusimbuka akamwibagira, ngo bagomba kugira nimero 1 nk'umuntu wa mbere uzajya ubona amafaranga mbere y'abandi, ngo azaba Ombolenga. Ibyo yasabye babikore ku gihe. Erega burangwa n'amafaranga bamusigaye muri ya recruitment ntabwo ari amafaranga miliyoni 2.
bamuhaye 30 nuba ngo nungu bashatse mu gitondo cya kare bajuka bazima ubwo bashaka kumuvuguruza ariko impamvu bari gukora ibyo byose Lorenzo burango bamaze kumenya ahashaka kwerekeza yego bamaze kumenya zanda no baziguyeho umuntu niba bamushinja mu buryo butomowe niba bagushinja ko watanze amakuru kuri mukeba ibyo bakabigushinja bikaba bafite n'ibimenyetso ngo bacati ya za WhatsApp n'ibindi byarangira bakaba bafite amakuru ko ushaka kwerekeza kugaruka muri uwo mukeba nawe agaragaza interest ko kwifuza byarangira ukandika ibaruwa usaba gusesa amasezerano nta mpamvu y'amafaranga ifatika y'amategeko igaragara so byaba rero yabigaragaje ko ari nko kugaragaza nk'ikipe y'ikiryoherere ukoramo ibyo ushaka uyinjiramo igihe ushakiye ugasohokeramo igihe ushakiye baramutse bakuretseho ukajya muri uwo mukeba byoroshye baravuga ngo rero turaguha yawe mukeba nakwifuza kugure biteguye kubikora hanyuma ko afite umwaka wose warutubwiye ko case ya Haji na Hakim zirihariye gute zo zirihariye kuko Haji na Hakim burana bari gusoza amasezerano agomba gusozwa mu kwezi kwa gatandatu bura babegereye ukwezi kwa mbere kujyamo kugira ngo barebe ko bakongera amasezerano kuko ikigiye murabyuka ko Haji yarameze neza ari no guhamagarwa mu kipe y'igihugu arababwira ati tube turetse gatoya tubanze dusoze sezo ndeba aho bigana na Hakim arabyanga ariko nubundi nkuko twagiye tubigaruka mu rwego rw'imikino nabakinnyi bamaze kugana n'ikipe ya APR yaba Haji yaba na Hakim urumva Hakim ni umwe mu bakinnyi pe wavuga bahetse Resport iyi sezo kuba ari kwicara kuri bench ntabwo ari uko wenda bavuga uniform za dropins ni umukinnyi umeze neza ariko ikibazo cyabo nabo nicyo kibazo cy'abakinnyi mu Rwanda ntashaka kukwerura ngo akubwire urabona nka Trent aravuga ati ntabwo nzongera amasezerano muri Liverpool bijyaho bihabwa umucyo bo rero ni abantu bavuga ngo mwemuretse gato tuzababwira mwemuretse gato tuzababwira nayo ngingo turi buyumvikane uri kumva bugingo Hakim kuvuga ko forme sta dropinze ibe bugingo Hakim ntabwo ari mu bihe byiza igihe nk'imikino nka faze retu ntabwo dropinze byo kwicara ariko oya ndavuga ntabwo ari kwicara bugingo Hakim ntabwo amaze igihe ari mu bihe byiza pe urebye match amaze iminsi akina urebye nka match Rubavu ndumva ya ano rwego rwari use bari shari bo twavuga ngo bameze nabi ntabwo yakinaga uburyo ari maze match zeruka ya bugingo Hakim okay uko nge nayibonye observation yanjye bugingo Hakim ari mu bakinnyi basubiye inyuma muri faze retu ntabwo ari Hakim wenyine so badamura baheruka bano ba Basane bari baretse kubona incundura bavuga ngo Resport abakinnyi benshi bari bamaze iminsi bari muri ibyo bihe bijyanye n'ibihe bari barimo ariko ntabwo bavuga ngo ni umukinnyi ngo babaye mubi cyane muri Reyo bavuga ngo rero icyo rwakakora buri wese ni case kuri case bavuga ngo iraguha Haji na Hakim abantu bari gutekereza kwigira muri APR nta kintu bamarira kuko urabona ko na Haji mu by'ukuri kuva ibyo byose byaza nta kintu ari kumufasha aravuga ngo rero Haji ku munsi w'ejo ntabwo ari kuri bande touche reka mbashyire ku ruhande kandi si wo bonyine reka mbashyire ku ruhande ariko uzi ko ngiye hari observation maze gukora urebye mu bakinnyi 11 Resport yatangiye ikinisha kwizigira nabo yabanjemo ku munsi w'ejo Lorenzo umfashe nabakinnyi batarenze nka bane umva ko yatangiye kugeza ubu ngubu umuzamu yari Kadi Mendiaye ntarimo ubu ni Passion defense yari Youssou Diagne batangira Omar Nyinga na Nsabimana Maba ejo ntibakine kabiri Omborenga Fitina nta gikina ejo ntiyakinnye gatatu yari bugingo Hakim ntiyakinnye ngo defense yose n'umuzamu batangiye bakina ntibarimo ku munsi w'ejo Mediane yari Roger batangiye yari Kanamugire Roger nibyo ubona gakina cyane Kanamugire Roger none iminota myinshi yakiraga iminota myinshi na Suleiman Dafe Dafe muri retour yabaga Roger no wayite Majariwa na Kanamugire Roger yari ahari Majariwa imikino Majariwa yakinnye imikino kurinda match y'Imusanze imikino yakinnye kurinda match Majariwa na Kanamugire Roger ntibakinnye sibyo Kanamugire we yaravunitse gatandatu yari Richard niwe warimo yego niwe wari umunani yari Richard we yarimo na Keve abombi barimo ni babiri yego tumaze kubona bakinye ku munsi w'ejo batangiye bakina yego ubwo muri batatu harimo babiri uruhande rumwe burya batangira sezo yabaga iraguha Haji yari iraguha Haji na Basane harimo Basane wenyine tumaze kubona abakinnyi batatu atake yari Foronganye yaravunitse ubu ni birahindutse cyane abakinnyi batatu batangiye bakina Foronganye mbara nsanga Foronganye amaze iminsi 159 ayoboye ba top scorers iminsi 159 bategereje ko Umar Abba
Omar Aba nanjye bumwita Omar Aba azamukura Omar Aba bitegerejwe ko Omar Aba azamushyikira azamukuraho uko Bugesera match ziri imbere cyane bazanihurira arwaye kibatsinda aho ujya kumufata hari uburyo squad yahindutse yose ariko hari n'impinduka ejo yari yakoze mu mukino reka tumve Rwaka Claude icyo yasobanuye ku mpinduka yari yakoze ku munsi w'ejo. Umukino twari twiteguye cyane nyuma y'uko twari tumaze twaratakaje finale rero ni umukino twagomba kwitegura neza kugira ngo nk'uko nari nabivuze mbere twiyunge n'abafana by'umwihariko kugira ngo dukomeze tunayobora urutonde rwa shampiyona. Oya nta byo kuvuga hanze y'ikibuga nk'uko mubizi tumaze igihe dukina match nyinshi cyane Peace Cup na shampiyona nuko twakinaga match 3 mu cyumweru kuwa gatandatu kuwa gatandatu navuga yuko na amashwa twicaye nka staff technique turavuga ngo reka tugerageze duhindure dukorere rotation by'umwihariko yuko nta gihe gihari n'ubundi dufite undi mukino ku cyumweru urumva nta minsi hari rero tutagerageje kugenda uburyo duhindura abakinyi kugira ngo bose tugerageze tujere izi match zose dufite. Navuga yuko ekipe y'abafana ni gutya nyine ekipe buriya iyo yatsinzwe tugatakaza nka finale ibihuha biza ari byinshi ariko no kubimanaginga twebye ntago twita kubiri hanze ahubwo icyo twita no kugerageza gushyira abakinyi muri mood tukagerageza kwikosantra kugira ngo twikosantre ku gikombe cya shampiyona ari cyo gikombe nyamukuru gikinirwa mu Rwanda gishobora no kuduha itike ya Champions League ariyo y'ingenzi cyane. Nibyo twagerageje gutegura urebye kuri kote Basane na Fisto bose n'abantu bafite ama vitesse cyane bafite n'ama dribble meza rero twagerageje yuko kugerageza tugafungamo hagati noneho imipira tukagerageza tukaje avant ariko ziciye ku mpande kugerageza ngo turebe ko ba créer ama occasion menshi.